Umwami Yesu nashimwe nanone bene data nshuti z'umusaraba. Reka twongere turamukanye kandi dukomeze tubeho kuko twiyemeje kwizera kugira ngo tubeho. Kwizera gutanga ubuzima. Nahoze nsoma ijambo ry'Imana tuzaganiraho muri kino cyumweru cyose rijyana n'uburyo kikwizera kugomba guhindura uburyo utekereza, uburyo uvuga, n'uburyo ukora, n'uburyo ubaho. Kwizera guhindura imitekerereze yawe cyangwa imyumvire, kugahindura uburyo amagambo yawe ayo uvuga, uburyo uvuga ikintu, uburyo ukora analize ku kibazo, uburyo witwara. Hanyuma icya gatatu, kwizera guhita guhindura uko ukora ibintu. Hanyuma kane, kwizera gatuma ubaho. Kandi kwizera tuvuga ntabwo ari ukwizera k'ubuzima bw'aka kanya, ni ukwizera kwa none n'ukw'ejo hazaza. Ni ukuvuga ko ntabwo ari ukwizera gusanzwe, kuko n'abadasenga hari ukwizera karemano bagira kubageza ahantu hadasanzwe. Twebwe dufite kwizera kuduhesha ubugingo. Pawulo yandikira itorero rya Efeso mu bice 2 umurongo w'8 n'uw'9 yaravuze ngo mwakijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntabwo byavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, kandi ntibyavuye no ku mirimo mwakoze ngo hatagira umuntu wirata. Byavuye mu mutima wawe, ntiwatinye kumvira mwami. Ntibyavuye ku mirimo yanjye kugira ngo nirata. Iyo usomye ayo magambo ubonamo ijambo ubuntu, ukabonamo impano y'Imana, ukabonamo n'imirimo. Ariko bikagaragara ko nta nzira n'imwe ibaho umuntu ashobora gukirizwamo atizeye Umwami Yesu. Kandi uko kwizera, impamvu Imana ikubaha ni ukubera ko ni ibintu bitagaragara. Niyo mpamvu abantu bizera Imana ibubaha. Nawe tekereza, ndabizi ko ufite abantu benshi bakomeye b'inshuti zawe bajya bakubona nk'umusazi, bakubaza ibyo ubamara ibiki. Ibi mbibwira abantu bose bavuga ko basenga. Ibi bintu byo gusenga twajemo tugomba kubikora neza nk'uko bisabwa, kugira ngo hatagira uwo mu batizera uza gutuka Imana bitewe natwe. Ariyo mpamvu Petero we yandika yaravuze ngo nibareba imirimo yanyu myiza ngo bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru. Ntabwo abo bazayireba. Yari yavuze abatizera, yaravuze ngo nubwo babatuka, uko Petero yavuze, bakabatuka bakabita baswa, ngo ariko namwe ntimuzahe icyo Satani kugira ngo abone ahahera akoresha abamutuka gutuka Imana. Ahubwo nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru, kuko tutahamagariye kwanduzwa cyangwa kwandura, twahamagariye gusa n'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo nuko mugira ingeso nziza hagati y'abatizera. Ibi njya mbibwira abantu basenga. Twebwe abasenga ntabwo Imana duhaye akarwa kacu duturaho. Ntabwo Imana yatujyanye mu ijuru ngo itubwire ngo ngiye kubatoranya mbajyane mu murwa ahantu muba. Imana yaturekeye mu isi. Yesu yaravuze ngo simbakura mu isi, ikurekera muri abo bene wanyu. Urakizwa, umugabo ntiyakizwa, urakizwa abana ntibakizwa, urakizwa ababyeyi ntibakizwa, urakizwa abavandimwe ntibakizwa, uba muri kominote imeze gutyo. Uyibayemo, Imana ikakubwira ngo noneho kugira ngo ubashe kuhaba kandi umuhagarariye, ni uko ugomba kuba nk'umucyo mu mwijima. Ni ukuvuga ngo itara, urumuri rwaka mu mwijima, ariko umwijima ukabasha ugahunga umucyo.
ngabareka amatabaza yanyu abonekera abantu nubwo babatuka babasebya, ariko nibareba imirimo yanyu myiza barebe ko bahimbaza Imana, ngo ndetse n'umunsi wo gukirizwamo bazavuge bati hari watubwirije. Twagize ingorane rero, ibi bintu byo gusenga biza kuzamo ingorane. Satani kandi n'umustrateje, ni ukuvuga ngo we yabikoze abizi. Abagombye kuba basenga haza kubonekamwe abaseseramo bameze nk'urukungu mu masaka, bafata ibintu by'Imana cyangwa bafata amagambo y'Imana bayafata mu bwonko, ntiyajya ku mutima. Ufata amagambo y'Imana mu bwonko bivuze ngo no kumenya kubivuga, no kumenya kuririmba, no kumenya gusoma Bibiliya, no kuvuga amateka yayo, ariko hagati y'abatizera bakavuga ngo uyu arushywa n'iki. No kuvuga ngo ibi bintu byacu byo kwizera tugomba kubikora ariko tugakizwa. Ubwo ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ukwizera kwawe ni gutuma ukizwa, kandi ukizwa uko bisabwa, kugeza ubwo utandukana n'abantu uvuga ko badakijijwe. Kandi mutandukane muri byose, ntabwo ari gutandukana kuri kamwe. Icya mbere, Imana iguha ubwenge. Ni gute wavuga ko wakijijwe Imana ikorera muri wowe ukaba udafite ubwenge? Ko Yakobo yavuze ngo ubuze ubwenge abusabe. Ibintu byinshi byicwa n'ubuswa. Bibiliya ikavuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kubura ubwenge. Mu bintu uri busengere unasubije amaso inyuma wasanga ari wagiye wica kubera kubura ubwenge. Icya kabiri ukeneye ubwenge ni igiki? Ntabwo ari ubwo mu mashuri warabwize, ahubwo n'ubwenge butuma umenya uko witwara mu kibazo cyose, kandi ku buryo Imana ihabwa icyubahiro kubera ubwenge ufite. Ikindi njya mbwira abantu tubana, ntabwo dukwiye gutekereza ko ino mu isi ari mu ijuru. Nitugera mu ijuru hari tutazasengera, ariko tukiri mu isi n'ibintu ukora ukoresha amaboko yawe, akazi ukora, imishinga ukora, amashuri wiga, ibintu byawe. Kuko wowe Yesu adukiza akaduha agakiza, yagukije wese. Ntabwo yaguhaye agakiza ko mu mutima gusa ngo umubiri wibagirwe, reka da, n'umubiri warakijijwe. Niyo mpamvu Yesu yapfuye mu mubiri, umubiri urakubitwa kugira ngo umubiri nawe wabazamwizera uba utameze nk'indi mibiri. Ni ukuvuga ngo imibereho yacu uko tubayeho mu buryo busanzwe, abatizera Imana iyo bakubona uko ukora n'uko ubayeho n'uko ucuruza, ni ikintu bashima Imana. Usanga abarokore batajya babyibuka ngo arajya mu ndimi ngo avuge mu mwuka. None se kubaho kwawe niki cyatuma abantu babyemera? None se Yosefu mu Itangiriro 3:9 baravuze ngo bakoreho umuntu ufite umwuka w'Imana. None se n'igiki yaravuze mu ndimi nshya se? Yaratanze ubwenge bwo gukora saving. Niyo mpamvu buriya umuntu w'umurokore ntakwiye kuba abapagani bamubona nk'uwarindagiye. Ukwiye kwirinda ukanabyumva kandi kuye no kubyizera ko nta muntu ukwiye gufata nk'indindagire nk'injiji nk'uko bajya babivuga. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo noya inzabaha n'umugisha. Hari umugisha wo mu gakiza, muri byavuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu yaduhaye igihe twizeraga. Reka nkwifurize rero ko mu by'ukuri kwizera kwawe ukwiye guhindura uko utekereza, kugahindura uko uvuga, kugahindura uko ukora, kugahindura uko ubaho. Imana iguha umugisha. Urakoze, reka ngusengere mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimira ko waduhaye kwizera urakuduha. Ntibyaturutse ku mirimo myiza twakoze cyangwa se ku bwenge bwacu, byaturutse ku mpano y'Imana. Kwizera kwacu twahawe rero ni ukwizera kuduhindura uko tubayeho. Tumaze iminsi tuganira ku kwizera, tumaze imyaka, ariko ndifuza kubona abantu bahinduwe no kwizera. Icya mbere, kwizera kugatako kabaha agakiza. Ari impamvu Yesu yabwiye bashiki ba Lazaro ngo niwizera urabona. Iyo umuntu yizeye akwiye kugira ikintu abona, akwiye kugira ubwenge, akwiye kugira imbuto, akwiye kugira imirimo myiza, akwiye kugira umugisha. Ibimenyetso bijyana n'abizera bikwiye kumugaragaraho. Uyu mwanya ngisenga mu izina rya Yesu Kristo, nzi neza ndashidikanya ko ubutumwa bwiza budakoze isoni, ahubwo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, yaba umuyuda cyangwa umunyamahanga. Natuye ubuzima, natuye kugira abantu bagira amagambo mazima, amagambo yatura, amagambo avuga ibintu binini. Niyo ndi kwatura ngo abantu bayagire. Natuye kongera kugira ubuzima, bakatura n'ibyo bagiye gukora bikemera, bakagira ubutware bakabugendana. Satani akabatinya kuko bafite igikoresho kizima gituma barema, kanwa kacu kakarema, imitekerereze yacu ikarema, uko tubayeho bigatangaza abantu. Natuye umugisha mu izina rya Yesu, mwamugira neza. Amen. Reka nshime Imana Data
reka ndirimbe umwami Yesu yabaye igitambo cy'ibyaha byanjye nta kiguzi yasabye nta kiguzi yasabye reka nshime Imana Data reka ndirimbire umwami Yesu yabaye igitambo cy'ibyaha byanjye nta kiguzi yasabye nta kiguzi yasabye ayiwe warakoze sinashoboraga kwikiza ubwanjye n'ubuntu bwawe mwami nibwo bwonyine bwankijije ayiwe warakoze sinashoboraga kwikiza ubwanjye